ndikanga cyane ndavuga ni Onana ko afite umuhagarariye mushakira akaryo yaba yaramuteranye ntamugira inama kuko iyo ugeze hano utangira guterana amagambo n'abafana n'ibya Granit Xhaka n'abafana ba Arsenal bikugiraho ingaruka icyo gihe biba bigaragara ko utari strong mu mutwe ukiri mutoya cyane ibitutsi ni ibintu bisanzwe kukubwira amagambo nk'aya noneho ikintu gikomeye cyane Onana azi icyo bita social media uzi ko Onana ashobora kuva hano mu Rwanda akajya gukina i Manchester n'urugero bya bintu yatukanye n'abantu bagahita babifata ibitangazamakuru byo mu Bwongereza bikabyandika simbona uyu muntu hangana n'abafana ba equipe nkibaza uyu Onana ko yavunitse nta n'ikibazo cyabaye ntibigeze bamuzomera muri stade barabyakira bavuga bati ni ibintu bisanzwe kuvunika ni ibintu bisanzwe ariko Kazungu yabivuze Onana bimwe muri byo si wagiye abyitera tuvuge ko uyu munsi Onana yavunitse ahubwo mu mwana murizi nta kizurutozi tuvuge ko yavunitse Tima ariko Onana ntabwo ari we waba aragiye abyitera ese ko cyavunira kuri match zikomeye urumva Tima uri muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro ujya guterana amagambo ikipe irasaba kujya finali urabunitse ugiye kuri benshi utangiye gutoza kandi ngo wavunitse Claude Makireni niyo mbwiye ko umuntu wavunitse akomeza kwambara godiyo kuko umuntu Onana yakomeje kwambara godiyo yavunitse ajya hanze ariko umuntu wavunitse akuramo inkweto ariko nabona godiyo yazigumanye ubwo urumva rero niyo byaba ari byo ese kuki uvunika kuri match ya APR Afurika y'Epfo kandi ariho ikipe igukeneye ko uyifasha kujya finali y'igikombe cy'amahoro tinavunitse ikeneye ko uyifasha gutwara icyo gikombe cya Made in Rwanda tinavunitse umumaro w'uwo mukini ni ubu no gutsereza amarine ikindi cya kabiri ko Onana nagomba kumenya hano twebwe dukorera ibigo bitandukanye tuba dufite abayobozi batujejwe cyangwa se abayobozi batuyoboye abo bayobozi batuyoboye ntabwo uterana nabo amagambo sinshaka guterana amagambo na Deje sinshaka guterana amagambo n'umuntu umuriye nk'Akazungu ejo muhirwa baramwiboneye yobora sinshaka guterana amagambo n'umuyobozi w'abakozi sinshaka guterana amagambo n'undi ashobora no kumbwira nabi ariko nkabyakira nkemera kubana nabyo kubera ko ndi munsi yiwe Kazungu ngomba kwemera ngaca bugufi Onana icyo agomba kumenya ninde ntabwo boss wa Onana ari retired n'abakinyi n'abafana nibo bayobozi ba Onana abafana barasigara ariko uretse abafana mbere yuko ava mu kibuga ko yatonganye na Mbirizi tubibona ko yanze kumupasa Mbirizi agira burya ati wagomba kumpa ibisubizo yamushubije sinzi ibyo yavuga ariko kamera yabitwerekaga ese urari Mbirizi iyo highlight narayibonye amubwira keretse niba ko amaye umupira ko nari jyenyine ariko wabonye amutoke amubwira amagambo Onana atari meza aramugumaho ubwo akomeza amubwira uretse mugenzi wawe aguye gusati uyu mpabaro utayimuhaye ntacyo bitwaye urongeraho n'andi magambo ikintu maze kubona kuri Onana maze kumubonaho sinzi niba ari uko wenda azi ko azi umupira Onana biragaragara ko yamaze kuba donc yamaze kwigira nk'umuntu uri hejuru y'abandi yamaze kwigira nk'umuntu uri hejuru y'abandi uzi ko Onana mu kibuga ariwe muntu nabonye utinyuka kuba yakanga abakinnyi bagenzi bari ko udashobora gutinyuka kumukanga ariko baravuze se hari ingingo ramutinya aho nta mutinya ko bigaruka no kuri coach amubwira iki yo baganira aba bakinnyi b'abastari Kazuni kimwe na bamuhajiri rose muhajiri wabonye Notari atarageza aho ngaho arekana na Notari agakora ibyo ashaka arekana na Notari Abedi wa Kiyovu Sports nere yahimanye n'uyu mutoza Ale abakinnyi b'abastari nyine b'amazina hari ukuntu bahimana n'aba batoza iyo ushatse kumuzana ibintu byinshi niyo mpamvu mbona ko Onana ashobora kuba ariyo mpamvu bamuretse muri buriya buryo ariko ndagira ngo nibutse Onana akantu kamwe ngewe nemera ko Onana ejo bundi yagize imvura ntabwo yirwaje ni Paul Were hanyuma Were yahitaga amubwira ngo donc yimye Were baro arayitera igihanza rekavinga igihanza ariko nabwo sinamubureminga kubera ko iyo uri imbere y'izamu utaha izamu ufite ifemba ry'igitego wumva cyajya ari wagikiramo bibaho ariko uburyo usabye bagenzi bawe ukoze approach yo kubabwira ngo mumbabarire hariya nibeshye n'ibintu bitandukanye nicyo kibazo kuri Onana mumwibutsa urabona ukoze ikosa ahita amanika ukuboko sorry uravuga ati mumbabarire kandi hari no gusaba imbabazi n'abari muri stade uriya kuzamura amaboko bisanzwe Onana mumwibutsa aka kantu Onana nturusha umupira Hamisi Cedric yanyuze muri aragenda kandi rigumaho Onana nturusha umupira uwo bita Zinga most valuable player Vumbu yavuye muri aragenda ubuzima burakomeza nturusha umupira baje no gwita Kenge nturusha umupira bandi baje amari mu gihe cyabo niba Onana atangiye kubahuka akaba atangiye kugera no kubafana
onana rwose isinde yawe ibiri aho hafi njye nari nabivuze mbere ko agomba kuba umusimbura sezo nirangira sinavuga kure ko uyu munsi oya umusimbura ariko sezo nirangira najya mu bafana Rwose. ajya ahembwa buri kwezi ikipe yose Umutoza- uzajyamo ya hano mu Rwanda umutoza nubwo hariyo mwavuganye niyo wayijyamo nayo uzakurugana nabo udashobotse se ubwo ikipe yakwakira udashobotse ni bamuhanure wowe ntiwabikurura ibibazo bamuhanure ntibahite bamuta bamuhanure bamubwire ko ikipe z'abafana izi kipe hari uburyo ibyo kandi ni n'akazi gomba gukorwa ariko hitimana bamuhanure ari muri sezo ya kabiri ni n'akazi gomba Hari gukorwa igishya atazi muri Rayon. na agenti we ntabwo ari akazi gakorwa na Hari igishya cyangwa ata- umutoza agenti we Ibyo ni ubuzima nawe bw'indege. bamutunga agatoki ko ari mu bamunaniza oya agenti we baza oya Araza agenti kuva sezo we ishize, nawe umuntu yarasigaranye umukinnyi muri n'ikibazo. wenyine umukinnyi ni ikibazo bwa mbere atonganye n'abafana ntabwo tujya tubona insida nk'iyi ku buryo uvuga ngo manager azakomeza gukorana na Rayon bandi kuvuga ngo amuhanure n'ahandi azajya kuko ntazakina ikipe zidafite abafana ahubwo nari azakina ikipe z'abafana. ahubwo dufite ikibazo cy'umutoza udakinisha iraguha haji utamuha n'iminota mike ngo asimbure kwa Paul Were wowe urabona birakunanira kwa Paul Were biragoye uzi ko akina kwa Paul Were kuri karindwi Haji riga Haji ni Paul Were Haji ni Paul Were none se Simbura we. were ni cumi na rimwe se Ni haji Were. na karindwi oya were ubwo were wamushyira cumi na rimwe ko ni umunyamaso were ona nari muzima cyangwa arwaye oya were Ese uyu muntu atangiye kurugana? inde were ni umunyemoso arisene ni umunyemoso ehe ahubwo nyine wamugani haji ni umunyendyo inde haji ni umunyendyo Haji akina karindwi najya akina 12 Haji burya umwanya ariko ni abatoza karindwi baranamufasha agomba umukinnyi na cumi na rimwe yayikina were biva mu kintu umwanya umwe none se mwibariza uriyita imana Haji n'umuntu bita Arsene wabanza vuba haji na Arsene ninde waba option ya Arsene se tubona Arsene gusa kandi ashoboye Arsene ko namuhaye None amahirwe se musanze bikanga Arsene Agerageza Haji. ikibazo afite Arsene Hitimana. afite ikibazo cya baro ya nyuma Hitimana. ariko n'umukinnyi ni atanga ikibazo cyoroshye wimbwira ngo Arsene tumaze kumubona na haji kubera ko amarushanwa Arsene tumaze kumubona se shozi yagize waramunaniye kuri Musanze ejo bundi waramusimbuje uramunanira Arsene ntitumuzi imbere yuko aza muri Rayon Sport tuzi haji nuwo ngo uzwi kuki adakina hagakina utazwi kuko kandi uza utazwi nta n'umusaruro atanga haji namuha amahirwe urumva hahaji rero twe tuzi tumuzi muri Rutsiro ari umukinnyi umuwinga hatari mu mwanya tumubone kurusha guhatiza Arsene ejo n'ikipe riratsindwa biza kugarukaho koca uzwi yego Haji ntabona umwanya wowe uribanda kutazwi irushanwa bari kumuha Arsene yavuye muri Espoir ari umusimbura n'uyu munsi arabigaragaza ko ari umusimbura iminota 30-40 kuri match ya Musanze haji ari guhita ajya mu kibuga match ya Kiyovu match ya Kiyovu tukeneye urahatana erega we match ya nazayoboye Kiyovu Arsene yabonye pase nk'umunani zo kuba yatangamo barigira akamaro ariko bareze zose za nyuma ni nk'ibya Mustafa Nsengiyumva kuna abantu bari bamukunze babona height nawe akeneye guhabwa 15 nabonye asigaye agira over confidence yo gushaka kwerekana ko niba ari umutoza w'ikipe umutoza w'ikipe y'igihugu agashaka baro yose arashaka kwirukanka baro yose arashaka kwemeza arakina umupira wo kwemeza kandi umupira ntukenewe muri